ntago bishimishije kubona Yago afitanye ikibazo na Jado cyane ko mufite n'ubuzina bugupfi Yago na Jado igihe kirageze ngo tubahereze ibyanyu rumva screenshot nkazibona umuntu arakwanga nta kintu wakoze jewe nanjye ndi umuntu umwe mu bantu barwanyijwe cyane indirimbo zanjye bazisiba ku ma radio stations uzabaza ababizi barabizi ariko amagenga yabazisibishagaho tunahuye nta n'ikintu navugana nabo bro turi kubaka basenya urarengana mera urarengana njyewe nabyiboneye n'amaso yanjye even na Yago amamagaye nakora ikiganiro njyewe mvuga nk'uko ndi kubivuga shizamanga mbihagaze ku maguru nimushaka abantu mujye muri comment muntuke niyo mpamvu njyewe impamvu naguhamagaye nabikoreshejwe n'agahinda ariko Yago nimba ari we wandikiye Jado ibi bintu nabonye uzi ku mutima wow amasa zamuhamagare mu bundi buryo musabe imbabazi nta mpamvu yo kugira ngo tujye twirwa dutukwa turi mu bintu bidafite epfo na ruguru birababaje n'undi munyarwanda wandika comment buriya bababaye nawe situation urimo ndayizi yariyo ndagira uwo mbuwe nishaka kongera mama wanjye yitwa Mama Buda rero ibyo byo kongera uwawe kuko nabonye nabyo byateje ikibazo ngo uyu muntu nuwe ngo yaramwe wewe he uvuye he avumbura iki se akavumbura amashyiga ikindi narangirizaho ni message kwanga message waha abantu arabantu donc badukurikira cyane ubuzima bwa buri munsi bakabona ibintu bakabitira commentaire zitandukanye ese kuri commentaire umuntu abakwiye gutera mu buzima bwo ni resomo yabyigaho akwiye gukurikiza iki kugira ngo akore commentaire ku buryo bwo kwina gukomeretsa umuntu cyangwa se kuvuga ibintu wenda ashobora kuba atahagazeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu ijambo rimwe mu majambo yose ushaka tubabana yes reka masuhuze nabaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi mbashimire mwese mudukurikira abadusapotinga abatwongera imbaraga abaduha iyo support yose mu buryo bwo bwose abari mu Rwanda ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda mwese tubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi nasuye Amani mwe mu bagabo b'inshuti z'Abanyarwanda umuhanzi ukundwa n'abantu benshi mu buryo butandukanye ngo abantu benshi barabizi namubonye muri Kigali na last year bavuga ati Amani kucyo utaririmba inyirimo nyinshi ndavuga ni cyakoze Amag aracyari wawundi Amag uraho neza urakomeye ndakomeye ndashima Imana nishimiye ko nongeye kuvugira kuri Iris TV ngira ngo urabizi ko rengiye kwihamagariye kubera saga amazi iminsi numva abantu benshi bampaye ko nyinshi byatari bambaza ngo ariko Amag ko tuzi ko ushobora kutubwira ibintu ndavuga okay ibi bintu si bindeba cyo ni kimwe natekerejeho nk'umuntu nari naranapanze ko nzongera gukora interview ari uko sohoye album yanjye yitwa Ibishingwe byabaye ngombwa nabonye post wa postinze inkora ahantu nk'umuntu bigaragaza ko babaye abonye ibintu byinshi ngewe so navuze nimba nakwiyita injajwa nimba nakwiyita nabibonye wabenyeretse buriya screenshot ngewe okay nkimara kureba ikiganiro ya Go for real yakoze ya Go TV show nari nagutekereje oya nta nari nakwanze ngewe buriya ngira inshuti nyinshi ariko nari nakwanze nimba ushobora guhagarika cano nshobora kujya gukora ikiganiro ntago nari nishimye so nta kintu nshinzwe muri ibyo bintu ariko ukimara kunyereka ibyo mwavuganye nkabona nambaze nize koko
abantu wenda batekereje ko atari zo niryo rega ibi bintu birimo utuntu twinshi tw'udukino ku buryo ushobora kwiyita jado Iris TV kandi uri Manuel w'ikabuga cyangwa w'imasaka cyangwa he urarengana mera urarengana njyewe nabyiboneye n'amaso yanjye sibyo ikindi naravuze nti ibi bintu ntago biri inyuma umuntu umwe birashoboka ko hari n'abandi bantu babiri inyuma ariko njye naratekerezaga jado ni inshuti yanjye yago ni inshuti yanjye so aba bantu kubajera nzabigenza ne nimba ari mu rwangano rungana gutya even na yago amamagaye nakora ikiganiro njyewe mvuga nk'uko ndi kubivuga shizamanga mbihagaze ku maguru nimba nimero ze nazibonye ari we ibyo mwandikiranye nabibonye ari byo ijwi rye naryumvishe man ntago ushobora kumbwira ngo umuntu arakubwira ngo siba ikiganiro kuri cano njye mbivuze rero utabinsabye simbizi wowe ufite umujinya wawe njyewe ariko nabyiboneye njyewe uzasibe ngo ibiganiro ngo kuri cano yawe akanabivuga ngo iki niki none sugo cano isigara yambaye ubusa njyewe nabibonye nanababaye ariko agiye kuza izindi saga ubwo nanjye ninjiye mu bintu byanyu bitamfite n'umumaro ariko mwese nabakeneragaho support yo kwamamaza mweje ubundi ngiye gusohora album kameme nari nkeneye yago nari nkeneye jado nari nkeneye simbi nari nkeneye chita nari nkeneye jaras nari nkeneye RBA nari nkeneye TV1 nari TVT itangazamakuru muri rusange ariko hejuru byose ukeneye abantu kandi abantu bakeneye ukuri aya mafaranga muraza kwiyicanira takubwiza ukuri nimba ari iyo level bigezeho dusigaye tumeze nka West Coast na East Coast hari kuzamo ikibazo ariko njemeze nk'ikiduma meze nk'umuntu ndaje iburyo ndaje ibumoso ndaherera kireka nimba waribye yago telefone ukiyandikira biriya bintu nawe urabyumva ko bita nyine nawe urabyumva ko dushyira mu gihirahiro fata telefone yanjye ngiyi ongera urebe screenshot reka nkuremo password nabibonye byose ngizi ntabwo najya kwiyandikira usibye na telefone njye nagize ibibazo nabonye ubyandika ndavuga uyu muntu ariko numva ncubije agatima imembero nibwo naguhamagaye nimushaka abantu mujye muri comment muntuke njyewe iyo mbonye inshuti yanjye ifite ibibazo nk'ibi ngibi ba numva mfite amatsiko yo kumenya ikibyishe inyuma ni igiki turebe dore ngize screenshot andikamo yago dore nimero nazibonye wazibonye urazifite nawe nimero za yago urazifite urazibitse muri telefone yawe sibyo hari ukuntu ushobora kwandika nimero z'umuntu ukamwiyitirira okay ariko ntabwo bishoboka ko wafata nimero ze ngo uziyitirire dore ngizo abazizi barazizi zirwa na 22 ntabwo ndi yago TV ngizo rwose nabisomye si ngombwa ko tubibwira abantu kuko buriya niyo tubibwiye abantu bahita bavuga bati abase bo babarushije iki jewe icyo nabonye nakibonye nk'umunyarwanda nibyo yavuze n'abandi barabibonye nta kintu mpfa nawe namba nta deni mubamo nta kosa turanavugana pe ariko mugerageze dukore community twerekana urugero rwiza ntago bishimishije kubona yago afitanye ikibazo na jado cyane ko mufite n'ubuzina bugupfi yago na jado reka nkubwire ukuri brother sibyo uyu mutipe duherukana ejo bundi reka nakubwiye wenda twininjira mu kiganiro kuko wari ubabajwe n'ibyo wabonye sibyo jewe nakubajije mane numvaga mfite curiosity yo kumenya what's going on bimeze bite ariko ntazibana zidakomanya amahembe kamera
none se muke muri ibyo bibazo bya aka kanya uri ijwi ry'Abanyarwanda kuko ufite abafana benshi bakurebera. Nibyo turi kuvuga, turi kubikora mu izina ry'abatureba n'abadufana tugamije kurwanya yagose. None ibyo nshaka kukubwira ntago twarwanya yago, nta nubwo dushaka kubirwango, dushaka no kubwira Abanyarwanda Imana itamurwanyije. Jewe nanjye ndi umuntu umwe mu bantu barwanyijwe cyane. Indirimbo zanjye bazisiba ku ma radio stations, uzabaza ababizi barabizi, ariko amagingo yabazisibishagaho tunahuye nta n'ikintu navugana nabo. Bro, turi kubaka basenya. Nimba turi gukora iki kiganiro turi gushaka gusebya yago, turi gusenya. Nimba ari mujinya wabigukoresheje w'ibitekerezo byawe, kwanza jewe nabikoresheje. niyo mpamvu jewe impamvu naguhamagaye nabikoreshejwe n'agahinda, sibyo, kugira ngo menye erega nabunzi babaho. Ariko yago nimba ari we wandikiye jado ibi bintu nabonye uzi ku mutima wow amasa, zamuhamagare mu bundi buryo musabe imbabazi. Nta mpamvu yo kugira ngo tujye twirwa dutukwa turi mu bintu bidafite pfo na ruguru. Birababaje. Nundi munyarwanda wandika comment buri abababaye, nawe situation urimo ndayizi yariyo. Umuntu arakwanga nta kintu wakoze. Ni ukuvuga ngo sinzi ibintu bya YouTube cyane njyewe, ariko njyewe ndi ku mpande zombi. Hano ukuntu babamba igisambo gutya kamera, ntabwo akaboko kamwe kaba gateyemo urushinge kandi umusumari. Mubirwaniremo ariko mumenye ko nta kintu bimaze. Ibi byose tuzabisiga still, ariko buriya baravuga ngo mbivuge muri iri jwi, iyo umuntu akubise isuka hasi ari guhinga ntabwo ubutaka bumenya ko umuhini ari bo byavuyeho. Abakuru babyo iyo uhahinze gutya ngo pa isuka rwose irapfumura, ariko hari umuhini hari n'umuhinzi. Bivuze neza cyane. So rero muri ibyo bintu hashobora kuba ari gutyo nabitekereje ku giti cyanjye, kuko ntabwo byatangiye vuba hano, byahamye biriho kandi nta nubwo bizavaho, kereka nitwiyunga abantu tukaba inshuti. Ngenda kuri Yago TV show nkasohora indirimbo, ni support yanjye abamaye, nawe naza tugakorana avuga ko urugero nk'ibi ngiye kwigisha abana, nawe umaye support. None mwese nimwangana ngiye nzajya kandi nzabakenera. Urumva zabaye icyari cyo kwanga kwiteranya, kavuga ati nimvuga uyu nguyu biramubabaza, ariko umugabo nyawe mu byukuri ari nayo mpamvu amajinge ndakubaha muri buno buzima, muri no industry, muri kino kibuga turimo uhagarara ku kuri. Abanyarwanda nabo bamenye kuri bakamenya kuri umunyakuri. Reka mbikubwire neza none ubyumva. Ejo bundi nagiye kunywa station sindi buyivuge, ngiye kunywa essence man nambaye gapfukamunwa ka engine, kuko iyo station tari engine, kandi nabonaga essence mfite mu modoka itari bungeze kuri engine, kuri station ya engine. Uzi ukuntu umukobwa yambwiye ngo wambaye agapfukamunwa kabi. Nambaye agapfuka nkiba karasa nabi, nahise nireba muri televiziyo karasa nabi, kumbi ngo nuko nkwesheje kuri icyo gistation ndakivuga gutyo kugira ngo nanjye nduhuke. Wumve ko cyakugabyeho urwara, pfa kutakivuga izina ngo ndi gukorana na engine. Nari mfite ikarita ya engine, hari ukuntu njyewe nkwe sanse
for free. Barangije ngo nambaye agapfukamunwa kayinjini ingaburira mana ntaya. Narababwiye nti nuko bitashobokaga ko naksera ngo nirukanka, nagombaga guceceka nkabona ariko nanjye bakimara kuyimpa irimo yagezemo nanishyuye. Ubwo urabyumva nawe ku buryo nshobora kwatsa nkahita ngenda. Ubwo urabyumva uko byagenze. Ariko brother, mureke turwanire ukuri bana, dushyire urumuri mu bantu, tureka kubinzangana mu bantu. Ese bimariye iki abantu? Aka kanya banyanze, aka kanya bakwanze uko uri mu icyo mbwira Abanyarwanda, icyo mbwira abantu badukurikira muri bino bintu, sibyo? Ntago ngiye mfite ubushobozi bwo kuza kwicara ngango ngiye kuvuga ngo kanaka yaransebeje cyangwa yaraneje abantu ndi kubeshya. Ni nayo mpamvu wabonye nkuko wabonye statement nakoze iri muri RIB, kuko RIB ntago irenganya abantu. Yo ihagarara hagati y'abantu igatanga ukuri. Nge ayo nza kuba nzi neza ko ndi mu binyoma cyandi kuvuga ikinyoma, nzi neza ko range RIB byangarukira bikamfesinga. Aka kanya duhagararanye, Imana yonyine izi kuri kandi na Maji azukuri, na sori na Yago azukuri kuri bino bintu. Mwebwe rero bo ikintu ngiye kukubaza rero ibi bintu koko turashaka kubaka aka kanya, niyo mpamvu twicaye. Ntago nshaka no kugira ngo tunabigarukeho cyane, kubwo ibyo byose byamayeho abantu baracyanyandikira comments z'urwango, bagacina box, bakajya mu mujyi duhora nabo bakenda kumerera nabi. Ariko ikiriho ko turashaka kubaka urumuri mu bantu. Amaji hakwiye gukorwa iki? Kuko ariko reka ngira icyo mvuga, nigire nka rubanda nyamwinshi. Ubundi bakubajije ngo urashingira kuki, uvuga ko wowe Yago yakuvuze, wavuga wenda shaka kuba turi aho twinjiye mu kuri, twinjiye mu kuri. Wenda ushobora kuba wenda utarebye neza wabibonye. Okay. Kereka nimba Yago TV na Iris bifata ku buryo ari boss wawe ukubwira ngo siba, ibyo birashoboka. Simbizi imikoranire yanyu. Nimero zerwa ni na kabiri ebyiri nazi. Urambajije ngo ubundi ngewe nabwiye ni iki cyangwa se ndamuse bimushinjije, nahera mvuga ko ari ngewe. Nge nkuramo mu bantu bari kutureba, nge sindi, kuko nge ibyo nabonye nabibonye. None se ko ujya ureba bimwe mu biganiro nkora wenda nubwo ufite umwanya muto, aka kanya nkubaje ni comments zirenga 500 zimaze kunyandikira zinshinja urwango. Kuki zitandikiye Simbi cyangwa cyandikire cyo? Ase kuki batazandikira YouTube? None se aka kanya ari ibintu abantu bakora icyo bita indirect pointing, nabyo biri mu bigize icyaha. Niba mvuze ni turi abantu twese twambaye imikara muri kino kibuga, harimo umuntu wambaye umweru, urumva kavuga ati umuntu wambaye umweru ati simbizi, sumuvuge mu izina, ariko kavuga ati umuntu wambaye umweru agize ubare muri bino bintu. Nuko se abantu batagira sense mu mitekerereze yabo. None so wowe ntago wamubabarira? Namubabarira 200%. Mubabarire rero. Naramubabariye ku mutima. Icyo ndi kurwana nacyo aka kanya ni ugushyira urumuri mu Banyarwanda n'abantu kunzi badukurikira, kugira ngo bumve ko ibi bintu nta rwango rubirimo. Imbabazi ko numva zitameze neza. Oya, imbabazi zishingiye ku kinyoma n'uburyarya nta kukizacyo zaba zimaze. Ahubwo ngewe aka kanya publique mbikubwire, niyo ndi kurwanya gukiriyaringa ngo bamenye ukuri kwa bino bintu. Ejo ntazahura n'umuntu akangonga cyangwa se akangirira nabi, duhuriye kuri restaurant cyangwa hariho hose akaba yankubita n'icupa. Utari kunjyana nanjye mu bintu bimeze nk'ibyo urimo. Kereka niba uri kuvuga ibinyoma kandi nabibonye na nimero nzizi. None se arubwo uhagaze ku kinyoma Amaji? Kirakatsina. Nta kinyoma mwana, ngewe ibi bintu byanyu mushatse mwazicara hasi. Mbere habagaho inama z'abanyamakuru, hataraza bino bintu byanyu by'amacano bijyo kuzana amashyari. Ariko ni sawa shawa. Ndibuka muri guma abahanze ukuntu twari tumeranye. Twifuriza ko abanyamakuru batubeshya ko mudutora kugira ngo tubone amafaranga twibesheho. Umunyamakuru akabwira abahanzi bose ko yabatoye.
kandi yatoye umuhanzi umwe. You remember, wowe urabyibuka, wowe wakoraga ku Isango, urabizi neza. Mani, baguhaye umwanya wo gutora abantu bagera muri 4. Utoye umuntu umwe. Iyo myanya 3 yose wari ufite ubushobozi bwo gutoramo abandi bantu bashobora kwibeshaho. Watoye Dani nanone mu cyiciro cya hip hop wenyine. Urangije urazanga naragutowe. Umva. Men, ikiza nuko wiyumva, wiyizi. Nta nicyo wantwara sinigi wawe. Wowe baramereza amahirwe ukajugunya wowe. Nta nubwo wazaba umuhanzi wa danje ba. Bya bintu byanyu twarayotse sha. Muzanyanga munkubitire mu mavi mu gafuka nirwaneho nkore firigo nigisha abana nabo bazikore bame ku mafaranga yo kurya. Ntago ushobora kunkira hasi. N'ikindi gihe abantu muri abana babi cyane. Gushyira hasi umuntu ni ibintu ni Imana yonyine ishobora kubinkora. Aza we ko beteje. Uzigiye twaririmbye wowe urabizi wowe. Zamasho twakoze. Nese amajima nyamakuru bakoze ku Isango. Baririmbye ko harimo ba Risudi wowe ntacyo nshatse kuvuga. Ba Philipita. Cyara sarya yaririmbye. Ingirwa ndirimbye. Man, njewe igihe kirageze ngo tubahereze ibyanyu. Rumva. Screenshot nkazibona. Wowe ngo wanoye umuntu wanyohereje kugira ngo ubyumve. Umuntu wanyohereje iyo screenshot y'umuntu watoye umuntu umwe yitwa Exidila. Hari ukuntu babashyiraga ahantu ngo magenda budushyamba. Sendera bite? Sendera akubwiye nta yavuga byinshi urumva. Bakarangiza hari ukuntu mwatoraga bagasubiza hehe kopi muri burarirwa kugira ngo manu uzi gutora umuntu umwe. Ufite ubushobozi bwo gutora abane. Ngwana kigaburiye. Nzaba nibazansembura nzako nzabivuga se. Urumva. Ariko rero mu by'ukuri ubyo n'ubwana mureke wowe mbwira uti musaza ntago uyu mwaka wakoze. Natoye umuntu wakoze. Bakubiza kumbwira ngo nabishoje umusa. Ngiyi nimero yanjye ngo niyo ndi gukoresha. Muri hehe? Iyi nimero yanjye niyo ndi gukoresha muri momo. Anyway, ariko rero kandi yimamagaje mbizi ko ari yari gukoresha. Mureka abantu bavuge ukuri. Kuko ukuri niko kutuzatubatura. Man, urazo imbere kwimaska ukabeshya abantu. Ugakora ibyo byose ariko Imana izabatamaza. Ibi bintu turi mu kibuga kibi cyane kivirimo ibyondo yesayo amahwa. Manega jewe reka nkubwire kuko nubundi njyewe icyo ngamisha akakanya su kugira ngo wenda wowe nawe nibibazo sindagire kugira ngo ahubwo tubishakire umuti. Ntago wawubona nta nubwo uzawubona. Ubona biterwa n'iki? Uzawubona ari uko abarokore batagisoma Bibiliya. Nese amaje ubona biterwa n'iki mu by'ukuri? Tugaruke kuri side wenda y'abanyamakuru, itangazamakuru, abahanzi n'abantu bari gutya ubuzima bwa buri munsi. Nta nubwo ari muri ubu buzima bwa showbiz gusa, ni mu buzima busanzwe. Gira ngo n'abantu bose bavuze ngo bajugunye shitani ku isi bikikubitiraho ngo ko shitani yari umusani. Kandi umusana agendana n'itangazamakuru. Imana yajugunye shitani muri nawe yaraduhemukiye. Oya ariko biba byiza iyo ubimenye nyine ukamenya ko byitwaramo. Uburyarya burahari, urwangano, ariko sicyo nifuriza abantu mwana. Twakora twese kandi twarya. Ushobora kurisha ikanya nkarisha ikiyiko ndakarisha intoki ariko twese ibiryo bikagera mu
rero muzicare mwebwe nimutabishaka muzabyihorere mwiyunge murangize ibibazo byanyu. nk'umuntu wumvise kino kibazo umuti abanyarwanda bakeneye cyangwa se icyo dukwiye gukora noneho tugira inama kugira ngo mwakwigira inama muri abana se batoya nje kugira inama mugende mwigira inama zanyu ariko ni inshuti y'abanyamakuru kandi nkubwiye ngo mwiyunge. nitumara kwiyunga se tugumye duhisha abantu kuri cyangwa tukubabwire bizaterwa n'imyanzuro yo mu iyo myiyungire yanyu. Nagiye mpura n'ibintu byinshi muri iyi showbiz. Uzi ko umuntu yifata akibaza ati ubundi nazaga muri showbiz gukoramo iki? the same to me. Siko nashobora kujya kwihahira ibiryo mu isoko njyewe. Urumva ubuzima ndimo. Siko nashobora kuguza umuntu 5,000. Amaji we wayabura. Kandi noneho akabazi ko bafunze n'ibitaramo man. Bahanzi bari gupfira mu nzu barakakaye bikomeye cyane. So rero iyo umuntu rero ashatse kugukora mu mutwe ufite n'ibindi bintu ubwo ndi kuvuga ariko apa yawe kuko wowe nyine uri kuri channel ntawe uri guhiga amafaranga ndakubeshya se nimba umuntu agupfutse umuntu amacakanye ushyize mu mwanya wanjye nziga ngo akaboro kanjye gukumva twaganire cyane sibyo umwanya wawe ni mubise nawe wishyira ngana wishyire mu mwanya w'abahanzi. Okay, nk'umuhanzi twakwishyira mu mwanya wowe nindera nkunda kuvuga abahanzi tuziranye b'inshuti zanjye ishyire mu mwanya wa Isam n'umuhanzi nta nubwo yagiriwe amahirwe yo gukora ibitaramo wenda binini bye wenda yakoraga mfasha kandi azi kuririmba ishyire mu mwanya nawe mvuga ukuntu nyine bimeze ishyire mu mwanya w'abahanzi bari hiti nk'aba ngaba harya hagezweho abaye bahanzi muri iyi minsi cyane benshi bari Airways ba Juno Kizigenza reba amafaranga baspendinga nko mu ma videos yabo kugira ngo bakomeze bagaragare ariko nta hantu bazayagaruriza uretse he ubundi akazi k'umuhanzi ni performance no kuba yatanga ubutumwa ariko dore turi kwamamaza ngo konyage kandi umuntu ari kwa ishyire mu mwanya wande mbivuge n'umwanya wande birakomeye byahita biba izindi nkuru reka cica kandi amaji nawe usiga wishe ukuri cyane uyamba nangasaga njyewe zo kugira ngo bize hari umuntu wo muri groupe ako murashaka kuba babajari kundusha ukuntu utangaye uko namufataga nuko mufata birahabanye ariko narababwiye ati mushaka ukuntu dukora utuzi tw'amaboko manye urajya kwamamaza ibintu biraho ngaho kwamamaza nibyo ariko uri kwamamaza undi ukuri ko nta ndirimbo zawe tubona niyo tuzibonye ko ari korabo mani ngenda ndeba ibintu byinshi aka kazi dukora kameze nk'akazi kahararukwa tu gutyo rero nta gahora gahanze bro Maoni Boni yaraje ararapa turasara tafu genge iteramo turasara amajara hagera ubu hari banuza babushari hari ba undi na nuza uyu ish Kevin ariko ntago bikuyeho ko hari n'abandi bana bitwa ba François bazaza mu 2000 na kangahe bazitwa François G hara
man ni ibintu bizakomeza ku buryo nta kintu waza umbwira njyewe. Navuga ko abanzi bo bakera bari ubu bari guhanyanyaza. Mwabayeho nka makanyaga ntago ari gukora se, hari no gufasha abana bato. Nabonyeje ubundi indirimbo ye n'umupeti witwa Jimmy Murisa. Tumenya gusaza utanduranyije cyane. ariko tubihuje wenda tubikize muri parallel n'itangazamakuru, nekeza ko nibyo bagakwiye ko bakora. Niba umuntu azamutse nkanjye maze amezi 3 nimo ndwana n'ubuzima, aho kugira ngo uze njye gushaka umuntu kanaka uririye hakurya mu misozi na hehe, ningerayo umubwira ngo bimuguha, wakabimfata ukogo ati petit frère, uyu muntu ugenda gufashe akuzamuririze nawe ugira icyo wigezaho, ariko uragirayo ukagaruka amaramasa ngo waguze n'imodoka harya. Cyumva ko nagenda n'amaguru. Ibintu byanyu ntago no mu bakinnyi birimo. Ntago ubonye umuntu wari uri kudusava ingano n'umupeti akora hano muri sanitation. Ngewe nigeze kumubona King James ari kumuha shenete yiyambuye, twagiye kuririmba muri Airtel i Rubavu. Ariko yambwiye agahinda ke kukuntu hari ikipe yabonye bakamugira ishyamba. Iyo sitara ubujugunye hasi none ubu ni umuseriveri, nazo ari yaguserivye baro n'umuramaseri se. Kandi man yatwaye yatumya ikipe y'abana ijya hanze man, ibitego yagiye atsinda. Ubuzima ni magirirane ni gatebe gatoki. None abantu simbi nanuburega sindicanye ngo mbyumvishe nizina ry'Imana pe nankubeshye kuki. None se ntago mbyumva, none se dukora iki? Nanone sinumva igisubizo gihe urebera urwaje tugaceceka. Nta kindi kintu kubana neza n'abantu ukushoboye ukazataha neza. Bindi byose nabonye nta kintu bimaze. Amafaranga arashe. Nakubwiye ngo abakene 10 niyo bakwiteranya ntago bavamo mu kirumu. Abakene 10 niyo bakwiteranya ntibavamo mu kirumu. N'abakiri 10 biteranyije ntibavamo umukene umwe, ahubwo bavamo umukene umwe kuri umwe. Umwirukansi uzirukanka agasiga umuruho, uwo nzamwemera amaboko nzayamanika. Kuri album yanjye y'ibishingwe ibyo bintu nagiye mbiririmba. Sinumva riri ikintu turi gupfa. Bavandimwe turi gupfa. Asa amafaranga wana mugani uri kubona amafaranga yahese ahubwo shaho wakabya. Ariko kumbura na Bill Gates agikora. Umugabo uyu ufite YouTube ni Google ninde? Mari yitwa ufite Facebook. Mark Zuckerberg. Yarakubwiye ngo ubundi umuntu muzima uri netere mu mutwe agomba kugira inkweto imwe, ipantaro imwe n'umupira umwe cyangwa ishati. Abintu byo guhinduranya imyenda byasaza ugagura ibindi. Bikakumaza nk'imyaka 5. Ariko ibi bintu by'ubwibone byo guhindura inkweto buri kanya nyine hari amasomo ngenda mfata. Ejo bundi nahuye n'umugabo witwa Ben Kayiranga, ari mu barigeni. Yego, nari namuvugishijeho akiri mu bihugu byo hanze. Ndamubwira ati man jewe njya kumva hip hop bwa mbere naragukunze, niwe nayumvisheho. Arambwira ati ninza mu Rwanda niwe muntu nzareba. Ndamubwira ni wazamfasha ya ndirimbo wakoze, ya ndirimbo wakoze numvishe hip hop nkayisubiramo basi. Arabinyemerera twarayikoze. Isimwe se yakoranye na ngira ngo na Christophe Matata. Rero ndamukunda, ariko nanone gushimira umuntu watumye ugera ahantu warugeze ni by'agaciro.
Yeah. So wenda ni byinshi twagarutse cyane tupointinga kuri ibi bintu biba biri kuba kuri twe. By'urwango byo ntibizashira. Ariko tugabanye basi. Tubibe urukundo n'urumuri mu bantu. Ikintu tuzakora ni ukubivugaho gusa. Rero ntago abantu bareka kutwanga. Uzi abantu bose baragukunda. Uzi ko wowe The Ben ejo bundi asohoye indirimbo. Warayipostinze. Njye nayishyize kuri stati. WhatsApp. Ahandi se platforms zawe. Sinkoresha Instagram. Nimbe nawe. Nje nta nahantu na hamwe noneho. Ntagaruka mwanzi. Ariko nawe ntiyigeze aguposting. Ushaka kugenda. Oya ntago nshaka kugenda. Nuko ari umuntu wari umamagaje kundera. Urumva? Dufite ikintu kimeze nkaho iterambere ariko njewe impamvu mba mugarutseho nuza The Ben nubwo nta mupostinze ariko ndamuvuze kameme. Mugende murebe indirimbo yitwa Wiboda Boda kuri YouTube channel ya Diamond Platinum. Urumva? Indirimbo yitwa ngukira. Why yitwa why. Urumva? Muyirebe mumuteze imbere nubwo nta mupostinze ariko nk'ibi bintu mba muvugiyeho biramufasha. Nabyo ari cyo biba bifashije muri ariko abandi cwe kandi man buriya niho hantu rero ubonera abana babi mu gihe amakimbirane ari mu banyamakuru. Yitwa izina ya Bruce Melody nayo yayisohoye. Nayibonye. Njewe ukuntu meze ariko se abaraperi harije baherutse ku sha twikubita kanyafu. Riderman na Diplomate yakoze indirimbo. Riderman mugende nyine baje babareba arije kuko ngiye nkora akazi k'amaboko rero ntago gupostinga cyangwa kureba ibintu uko bimeze buri kanya ntahananiwe. Iyo ngize Imana nkabyuka kare ndabikora ariko simbikora kuko amene urwango abantu bafite akindi kintu rero mwimenyereze gukora umwuga urenze umwe. Si wanzwe se uri umwe mu banyamakuru banzwe. Ubu se byangiye rimwe wakora iki? Uretse kudusabiriza. Gerageza shaka n'imyuga dukore. Wakwiga gucoma ukaba mucoma w'akabari runaka. Wakwiga ibyo uvuga no kuri kuvugira inka. Wapfa kushaka ikindi kintu wahungiramo biramutse. Ariko wiringira Iris sha uzavaho uyiriziyemo uzaririra kuri Iris. Sibyo? Ese amaje biramutse aka kanya ibintu biramutse bidakemutse mu gihe ubona byateza ibihe bibazo muri society. Bipfa kutabuza firigo gupfa. Muzabirwaniramo mwisaramba mva ariko ntago bikwiye. Abantu bakuru barabibabwira turi mu gihugu cyateye imbere, turi mu gihugu twagakwiye kuba twakwibesha ejo cyangwa ejo bundi, turi mu gihugu gifite amahoro, gifite umutekano, turi mu gihugu cyiza. Ni ukuvuga ngo ni nko kuguhera ibiryo kwidongo isa neza ngo murye ukayimena kuko abaturage bose ni twebwe bakurikirana. Nimba se turi kurwanira kuri iyo dongo kandi baduhaye buri wese iye ushaka no kurya kuyuwundi muri kuzana ibintu bibi mbatuke bababarira kubera woze ko wikuramo naho warurimo anye nimbabarira tubabarire nawe uruvuze ngo mbatuke mwese nyine mwebwe usibyo ko tubabarira izo ndangagaciro ntazo mfite ariko mwagakwiye kumenya ko ibyo mukora hari abana babibona
hari igihe abana baba bavuye ku ishuri, papa we afite telefone, reka tureba irisi, dukunda uyu mugabo witwa Jado, agasanga baramwandagaje, yareba yagwa agasanga ibintu mukora mumenye ko mutabyikorera, ntago muri inbox, ntago ariko bimeze. Niyo mpamvu rero mukwiye kuzabihindura, kandi mumbabarire nkunda gutanga ikiganiro ndi gutebya, nabyo byamye biriho mu muco nyarwanda, ariko ntago bikwiye. To be serious, biratubabaza, habe mwebwe natwe mukoresha, kuko iyo mudukoresheje nyine umuntu ashaka kwisaturamo runaka, nambona handi abigenza runaka, kandi ikibazo arimwe jewe nta kibazo mfitanye namwe. hari gahunda yo kuba nakugira uruwanjye, ntago bibaho keretse mama budu mama wenyine niwe wangira uwe, mama budu mama wanjye yitwa mama budu. Rero ibyo byo kongera uwawe, kuko nabonye nabyo byateje ikibazo, ngo uyu muntu nuwe, ngo we wahe uvuye he, avumbura iki se, akavumbura amashyiga? Nta muntu numwe ufite umuntu we muri ibi ngibi byacano, ntabwo ibyo bintu bizagira uwo mbuwe nishaka kungira uwe. Man, njyewe ndabibabwiye mubimenye. nubwo nari mbaba Ubu ku buryo umuntu yambwiye ngo sinkorane ikiganiro nawe, kandi ari uwe, we waheze. none se niba ari ugufitiye akaba, urabona ko ari niba aka kanya nje nkagusigira nka 500,000 cyangwa wisamira, nakubwiye ngo abakiri 10 niyo bakwiteranya ntibavamo umukene umwe, ahubwo bavamo umukene umwe kuri umwe. 500,000 nzazimara, ariko ntago Jado nzamubura, amafaranga arashira. None se ninyafata, none sinkora, man, ibyo bintu bivemo kabisa. so ibi byose tuba tubivuga si amatiku si iki, ariko byase no gukiriya message. Wowe impamvu wanyeretse message abantu bagututse, niyo waba uri umuntu utari muri showbiz, abantu babiri ukunyuze mu nzira agutuka igitutsi kimwe, wakigoryiwe, wambwawe, dore umusenzi, dore gasiya, ntabwo ubayeho neza muri sosiyete. So rero ibyo bintu bigomba kuza, barandwanya, muraza kundwanya, ndafata ipensi shahu nzi gukora firigo. Wese uri bunzanira izo se, jewe hari ukuntu umuntu avuga ibintu bakavuga turiya musenzi nawe ari kumwe n'abantu, nta muntu ndi kumwe nawe, sindi kumwe na Yago, sindi kumwe na Jado, nta muntu ndi kumwe nawe. Mwe muzirwanira ibintu byanyu mu birangiza. Nimvuga nabi Yago, firigo ye nipfa. Nimvuga nabi Jado, firigo yawe ipfuye. oya mwana no kumuhanda ukamudepana imodoka imupfanye, ni byinshi mwahuriramo muri buno buzima, you never know. Na toilette umuntu arayitira ntiza amasegonda, nakubwe bro. None se ubwo turi kwiteranya mu biki? Ahaha, usibye imisozi n'idahura, abantu twese duhura mu buzima tutazi aho tuzahurira. Mwabagabo mwe mureke tubane neza, ibyo bintu bihure n'imisozi irahura. Nimba bari gucukura umusenyi wa Kayumbu hari, bagacukura undi wa hari, iyo micanga ibiri ishobora kujya ku nzi imwe, kandi bayicukuye ku misozi ibiri. Ibihuriye hese si ku nzi imwe, si imisozi ni gute idahura? bivuze ngo nta kidashoboka, nta kidahura. Urambwira ngo uri kunywa Skol, urugero, undi ari kunywa icyayi, undi ari kunywa mitsingi, undi pirimunsi, ariko iyo mutanze cheers biba bihuye, kandi binyura no mu muhogo umwe. Kandi nubwo Bralirwa na Skol bitaba byumvika, ibyo ni bibireba. Kipe mu nzira, iya kipe ikina iraha, indi gakina iraha, hashira iminota 45 zigahinduranya. Nta mugari duhora mu izamu rimwe.
niyahozemo aba ari ikigwari. mwabagabo mwe ko byagenda kose n'abagore twese, abagore abagabo byose tubana amahoro, tubane neza. Kandi ari ikindi kintu nshaka kuvuga kuri kino kintu. Ntago ndi bure ndababaye pe, sinaguhisha, uri umuvandimwe. Ndababaye gusa sini burenganya audience. Ariko audience yagakwiye kujya imenya ukuri, ahubwo kukuri niko ndi kurwanira akakanya. Ariko audience ishobora kuba naguhamagaye nshaka kumenya ukuri. Hari ubwo twari twapanze ikiganiro, ariko byahise nkimara kubona mu gitondo cya kare, nkimara kubona ibyo mbonye navuze ni ngomba kugira icyo mbivugaho, kuko nanjye ndi muri showbiz, ejo nanjye bazamvugaho. Kandi bivuze rero ngo n'umuntu reka niyamamarize engine tombora iracyakomeje. Igihembo nyamukuru ni imodoka nshyashya mupya, kandi na engine ndi chef w'umujyi, niko promotion yitwa, kandi irarangira vuba. Ushobora kugenda ukaba wanywe essence no sherifu w'umujyi umujyi. Ubu nabyo hari abagiye kubinyangira, wumva ikibazo ati uri chef nkandisha engine na engine ndi chef w'umujyi na engine, cyangwa se abanywesha ku zindi station na engine ndi chef w'umujyi. Mubyumve mubyiteho. Uri kubivuga kuko nyine ariwo muri gukorana, ntago ari uko wanze abandi. Kandi tuzanakomeza dukorane kuko ni naho nkweshereza. Usibye icyo gihe nagize ko ari akabazo, ariko abantu bari gutombora ibintu byinshi, muri kugenda mubibona, batombora amamoto ibiki n'ibiki. Njyewe rero nshyira akazi imbere kurusha poko umva funze baruce se funsinga rwawe utoki rwose mu musengere. Rero mba ndi kumwe n'abantu nk'ubwo mu kiganiro, urutoki rwa Pfunsi ruje kuri Iris gukora miki. Pfunsi ntabwo yari fana. Funga ino hano urubereke ibyo bintu byawe. Reka zabyivuge. None se kugiye mwakoze cyane ku byo twakoze ku kiganiro twagiranye, ariko dukunda kugira nyine ikiganiro. Njye nkunda blague mu buzima busanzwe, nizere ko nta muntu twakomerekeje. Njye mba nabivuze uko mbyumva, kandi kuri Iris no ku zindi chaîne zose karibu njyewe nzajya mbaye ibiganiro. Ikindi narangirizaho ni message kwanga message waha abantu, ari abantu donc baba badukurikira cyane ubuzima bwa buri munsi, bakabona ibintu bakabitira commentaire zitandukanye. Ese kuri commentaire umuntu aba akwiye gutera mu buzima bwo ni somo yabyigaho, akwiye gukurikiza iki kugira ngo akore commentaire ku buryo bwo kwinda gukomeretsa umuntu, cyangwa se kuvuga ibintu wenda ashobora kuba atahagazeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi? mu ijambo rimwe, mu majambo yose ushaka. tubabana, kuko niryo jambo. Tuba abantu babi, tubabana, kugira ubumuntu, kuba imfura, kudahemuka, kubaho no kubana. Utabanye n'abantu kubaho birakugora, kuko uba umeze nk'abo, ugenda nyine wumva utameze neza. Okay, nta muntu uri shyashya. Rero ni message nababwira. Album yanjye twibishingwe, nakubwiye amagambo amwe namwe agiye yigize. Ndakubwira nti izasohoka kuri Zana Talent, ugeze he? Izajya kuri Zana Talent nk'uko ubizi, nageze kubikubwiraho. Ikindi irimo ibintu byinshi, reka mvuge kuri chorus yayo kugira ngo abantu bazayumve, abafana bayiziho, ariko sinyiririmba.
ndababwira ngo mubana n'ibintu mutazi bifite agaciro mutazi, muri nk'abasare basebya amazi kandi bayarobamo bakanacuma iminsi. Komsa iyo message iri muri iyo ndirimbo exactement reka nanjye nyigenera abanyamakuru tubana muri kano kazi. Urakoze cyane Amag, Imana umugisha, nkwifurije iterambere nkuko mbyifuza abandi banyarwanda bose badukurikirana n'abagenzi banjye bose. Wakoze ku mwanya waduhaye n'ibitekerezo waduhaye na rigima zawe wagaragaje, niko kuri kwawe. Ihangane kandi ihangane, abantu bagukunda baragukunda kandi ntabwo bakundwa na bose. Ntawe nshinja nta none, njyewe mwese ndabashimira kuko nk'ubu ngubu abantu badukurikiye, iyo saga itaza kuba ntabwo iki kiganiro cyari kuba. Muri aba entertainment, harya na entertainment, Aba entertainer, iki aba entertainer nyine muri abantu mu saga yanyu. MTN Airtel ntiyari kuzabona bando igurishije muri ibi bintu. Amag ntiyari kuzavuga, YouTube ntari kuzinjiza. Mwakoze ibintu nubwo hari igihe biba deep bikaba urwango rwa nyarwo, ariko mwarakoze. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Bye bye.